uruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda ntirukiri uruganda rwo kuririmba gusa, ahubwo rwahindutse nk'ikinamico ikurikirwa n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu itangazamakuru. Mu mezi 6 gusa ashize y'umwaka 2026, amakuru yabaye kimomo yateje urujijo n'impaka ndende mu bafana b'abahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no mu karere. Ni amezi yaranzwe n'inkuru z'urukundo, ibitaramo by'amateka, intambara y'amagambo, ariko cyane ibibazo bikomeye ndetse n'amakimbirane yatumye ibyamamare byo mu Rwanda n'abandi bo mu karere baciye ku rurondogoro. Itangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga barandika kugeza n'uyu munsi. Ngizi inkuru 10 zigaragaza amarangamutima y'abakunzi b'imyidagaduro, guhera ku byishimo bikomeye, gutandukana kw'abahanzi n'ababafashaga, ndetse n'intambara z'amagambo zatumye imyidagaduro mu Rwanda iryoha kurusha izindi mpeshyi zabayeho. Mu buryo bugaragara, amezi 6 ya 2026 yabaye nk'ikirahure cyerekanye ibyo abakunzi b'imyidagaduro bakunda, ibyo batishimira, ibyo baganiraho cyane, ndetse n'inkuru zibakora ku mitima. Ku mwanya wa 10 mu nkuru zagiye zigarukwaho muri aya mezi 6, reka duhere ku nkuru y'umunyarwenya Clapton Kibonke. Uyu yasezeranye n'umugore bari bamaranye imyaka 8. Tariki ya 4 Mata 2026 nibwo Mugisha Emmanuel bakunda kwita Clapton Kibonke yasezeranye n'intambara Mutoni Jackie. Byari nyuma y'imyaka 8 bari bamaze babana nk'umugore n'umugabo ndetse banafitanye abana 3. Ubukwe bwabo bwabereye mu karere ka Nyagatare, aho bwitabiriwe n'ibyamamare byinshi byo mu ruganda rw'imyidagaduro bahano mu Rwanda. Ubwo bari mu rusengero, Kibonke yakoze ku mitima ya benshi ubwo yabwiraga umugore we Jackie amagambo yatangaje benshi yuzuye urukundo. Yaramubwiye ati, urwo nagukunze rwose uko rwaba rwiza kose, nagira ngo nkwibutse ko nari ndimo nishyushya, ubu nibwo ngiye kugukunda bya nyabyo. Tujye ku mwanya wa 9, Doja Cat. Uyu yari yabaye nk'isereri mu mitwe y'abantu batuye i Kigali. Tariki ya 17 Werurwe uyu mwaka, BK Arena nibwo yakiriye kimwe mu bitaramo bikomeye byabereye mu Rwanda, ubwo Doja Cat yari yitabiriye gahunda ya Move Africa. Ni igitaramo cyari mu rugendo rwe rwa Tour Ma Vie World Tour. Ni igitaramo cyitabiriwe n'imbaga y'abakunzi b'umuziki benshi. Doja Cat yashimishije abafana mu ndirimbo zirimo Paint the Town Red na Say So. Yatunguranye arimo aririmba ari kanyanyagiza indabo mu bafana bari bitabiriye igitaramo cye. Ni igitaramo cyakunzwe cyane bigera naho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe avuga ko ari kimwe mu bitaramo byateguwe neza kandi byagenze neza kurusha ibindi byabereye muri BK Arena. Kwihuta, reka tugane ku mwanya wa 8. Ni mu nkuru zagiye zivugwa cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda muri aya mezi 6. Kevin Kade yongeye kubura muri MTN Iwacu Muzika. Ibi bibaye ku nshuro ya 2 yikurikiranya. Kevin Kade ntiyagaragaye mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival, aho yagaragaje ko atazitabira ibitaramo byo muri uyu mwaka kubera uburwayi butunguranye bwamufashe ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu itangazo yasohoye tariki ya 15 Kamena, yavuze ko abaganga bamugiriye inama yo kubanza kwita ku buzima bwe mbere yo gusubira mu bikorwa bya muzika. Kevin Kade ibyo akoze byabaye nko kwisubiramo, kuko n'umwaka ushize 2025 nabwo yari yasezeye muri ibi bitaramo asimbuzwa umuraperi Bulldog. Ku mwanya wa 7 mu nkuru zagarutsweho cyane, mbere yuko nyikubwira reka ngusaba banze ukore subscribe kuri Rwandalive. Noeline na Rubega uzwi ku mbuga nkoranyambaga nka Isimbi Noeline aherutse gutangaza inkuru y'uburyo yajyanywe muri Finland mu byo yise ubucuruzi bw'abantu bwakorewe mu masezerano yo gushyingirwa mu buryo bw'uburiganya. Noeline yifashishije imbuga nkoranyambaga avuga ko asigaye ahohoterwa n'abantu batandukanye iyo yagize ahagera mu ruhame. Nkaho ibyo bidahagije, yashyize ku mbuga nkoranyambaga amashusho agaragaza ko yagiye mu mujyi gukora ibikorwa bye bisanzwe nko guhaha cyangwa gutembera nk'undi muturage wese. Hari abantu bamuvugiriza induru
bakamuseka cyangwa bakamukorera ibikorwa avuga ko bimutera ubwoba. Yashyize hanze amashusho agaragaza abantu bamureba basa n'abamutangariye, abandi bamuvugiriza induru. Ayaherekeresha amagambo agira ati, uru ni urugero rworoshye rw'uburyo mfatwa n'abaturage muri rusange iyo ngiye mu mujyi guhaha nk'undi muturage wese. Nkorerwa ihohoterwa rishingiye ku magambo no ku mubiri kugeza aho ntakibasha no guhaha mu buryo busanzwe. Isimbi Noeline yamenyekanye cyane kubera gukina pornography. Ni filime z'urukozasoni. Niyo munyarwanda wa mbere wemeye avuga ko atunzwe no gukina pornography. Niyo mpamvu inkuru ze kenshi zikunze gukurura impaka. Hari abamubona nk'umuntu wayobye, abandi bakamubona nk'umuntu ufite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi nubwo ibyo akora bitavugwaho rumwe. Turacyakomeje, twerekeje ku mwanya wa 6. Inkuru iherutse gutungura benshi ni ya Vestina na Dorcas. Aba batandukanye n'umujyanama wabo mu by'umuziki. Inkuru yatunguranye tariki ya 13 Kamena. Aba bahanzi nibwo batangaje ko basheshe amasezerano bari bafitanye na MI Music nyuma yo kubitekerezaho no kubisesengura igihe kirekire. Mu itangazo basohoye bashimiye Murindahabi Irene n'ikipe y'uruhare bagize mu kubafasha kuva batangira umuziki kugeza bageze ku rwego bazwiho uyu munsi. Si ubwa mbere bibayeho uko muri 2021 hari harigeze kuvugwa kutumvikana hagati y'impande zombi ku micungire ya chaîne ya YouTube. Icyo kibazo cyaje gukemuka, barakomeza barakorana. Gusa kuri iyi nshuro bwo impande zombi zemeje ko urugendo rw'ubufatanye rwarangiye burundu, kugeza aho Dorcas yamaze kwerekeza muri Canada asanze yo mukuru we Vestine bamaze no kwibaruka. Akaba ari haba bombi bajye gukomereza urugendo rw'umuziki. Ku mwanya wa 5 mu nkuru zavugishije benshi harimo inkuru ya Yampano yatawe muri yombi ashinjwa guhohotera umukunzi we Vava. Inkuru y'umuhanzi wo Rizagwira Florie yabaye imwe mu nkuru zakurikiwe cyane. Tariki ya 16 Gicurasi yatawe muri yombi na RIB. Byari nyuma y'ikirego cyatanzwe n'umukunzi we Uwineza Vava Diane. Uyu mukobwa yashinjaga Yampano kumuhohotera mu bihe bitandukanye. Tariki ya 2 Kamena Yampano yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ariko kuri uyu munsi tariki ya 23 Yampano yaburanye ku bujurire mu rubanza nshinjabyaha ku byaha uyu muhanzi akekwaho, atakambira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko rwamurekura, ndetse atanga abishingizi 3 barimo na Nopuja wanamushakiye umwishingizi. Yampano wari wahinduye umwunganizi mu mategeko yajuriraga ku byaha 3 yahamijwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, ari byo icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake, kunywa urumogi no kwangiza ikintu cy'undi. Yampano avuga ko umugore we yamuhaye imbabazi ko yari yatangiye kwijyana kwa muganga, ndetse ko ikintu cy'undi yari yarangije yongeye akakimushumbusha ariyo telefone ya Vava. Ubushinjacyaha bwo buvuga ko byose byari byarasuzumwe n'urukiko rw'ibanze kubera ko byose byari byaravuzwemo, ariko rwasesenguye rusanga hari ibimenyetso bikomeye byatuma akurikiranwa afunze. Umushinjacyaha yavuze ko kandi imbabazi zatanzwe n'umukunzi wa Yampano zidakwiye ko yakoze icyaha, bityo ubutabera bukwiye gukurikirana umuhanzi Yampano. Tugeze ku mwanya wa 4. Ahangaha reka tuhasange umugore witwa Mbabazi Shadia, uyu nguyu yazwi nka Shaddyboo. Aherutse gutabaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB arusaba gukurikirana umusore witwa Iradukunda Aimable benshi bazi nka Yugi Mukaraza. Yamushinjaga kumusambanya ku gahato, aho urwego rwanemeje ko rwakiriye iki kirego cya Shaddyboo. Ku itariki ya 22 Kamena nibwo Shaddyboo yashyize ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa butabaza RIB, nyuma ahamya ko yasabye kujya kwa muganga kwipimisha. Amakuru ko Shaddyboo yamaze gutanga ikirego ndetse akanajyanwa gupimishwa yemejwe n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri. Mu magambo ye, Shaddyboo asobanura ko Yugi Umukaraza yamusambanije ku gahato amusanze mu ijoro rya tariki ya 21 Kamena. Yavuze ko uyu musore bahoze ari inshuti, kandi ko kuri uwo mugoroba yagiye kumusura iwe yitwaje amacupa 2 y'inzoga barazisangira. Nyuma yo gusabana no kunywa izo nzoga, Shaddyboo yavuze ko uyu musore yamufatiranye yasinze, yabyuka agasanga baryamanye kandi yambaye ubusa.
Shaddyboo yavuze ko yabajwe no kwisanga yaryamanye n'uyu musore kuko atari ibintu byari byateguwe cyangwa se ngo babyumvikaneho, ahubwo yamufatiranye kubera intege nke ze igihe yari yasinze. Iyi nayo ni inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyane. Ku mwanya wa gatatu hari inkuru ya Inkuru n'umuherwe Rugumi Saidi. Uyu ni rwiyemezamirimo akaba n'umukinnyi wa filime uzwi nka Inkuru. Yagaragaje ko atigeze akundana na Rugumi Saidi. Byari nyuma y'igihe kinini amazina yabo avugwa mu nkuru z'urukundo zakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga kuva muri Gicurasi. Amakuru yavugaga ko Inkuru na Rugumi Saidi bari mu rukundo yakomeje kuvugwa cyane, nubwo nta n'umwe muri bo wigeze abyemeza cyangwa se ngo abihakane mu buryo bweruye. Icyo gihe bamwe mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bashimangiye ko Rugumi Saidi yatangiye gukurikira Inkuru kuri Instagram, ibintu byatumye bakeka ko hagati yabo hari umubano udasanzwe. Gusa ubu ibintu byarahindutse kuko iyo urebye kuri konti ya Instagram ya Rugumi Saidi usanga atagikurikira Inkuru. Ahanini asigaye akurikirana konti zifitanye isano n'ibikorwa bye by'ubucuruzi gusa. No ku ruhande rwa Inkuru nawe ntabwo akigaragara mu bakurikira Rugumi Saidi. Ibintu byarushijeho gutuma hibazwa icyabaye hagati yabo. Inkuru yagiye n'ahatangirwa ibitekerezo muri komenti, agenda asiba komenti zatanzwe na Rugumi Saidi ndetse n'amafoto yari yaragiye ashyiraho komenti yose. Ntabwo turi bujye kure kandi ku mwanya wa kabiri turahasanga Melodiejolly aherutse gukozanyaho na Bebecool. Ni umuhanzi wo muri Uganda Bebecool wateje impaka zikomeye nyuma yo gushinja uwo yitaga Miss Jolly Mutesi kumutekera umutwe no kumwambura amafaranga yitwaje izina ry'u Rwanda ndetse n'ikipe ya Arsenal yamamaza Visit Rwanda. Abinyujije ku rubuga rwa X, umuhanzi Bebecool yavugaga ko afite amajwi y'inshuti hafi ya Jolly ndetse na nimero za telefone yateganyaga gukoresha nk'ikimenyetso mu kugaragaza ibyo avuga ko Jolly yamutekeye umutwe. Icyakora Miss Jolly ntabwo yigeze abyoroshya, yahise anyomoza ibyo birego byose akoresheje abanyamategeko be, agaragaza ko nta bucuruzi cyangwa amasezerano yigeze amuhuza na Bebecool. Yavuze ko nimero yavugaga ko ari iya Mutesi, ariyo umuntu wamwitiriraga ku mbuga nkoranyambaga kuva mu mpera za 2024. Yasabye Bebecool gukuraho ibyo yari yatangaje no kumusaba imbabazi mu gihe kitarenze amasaha 48. Bitaba ibyo ikibazo kikagezwa mu nkiko. Mu gihe impaka zari zigikomeje gufata indi ntera, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yinjiye muri iki kibazo agira inama Bebecool yo kugihosha. Nyuma y'ibi Bebecool yasabye imbabazi Jolly ku byo yari yatangaje byose ndetse aranabisiba. Ku mwanya wa mbere reka tuhasanga intambara y'amagambo iri hagati y'umuhanzi Bruce Melody ndetse na The Ben. Bakomeje kugenda bagereranwa, umwe ngo ni 001, undi ngo ni Tiger, one of kind cyangwa se igisamagwe. Nubwo bagaragaza ubucuti n'ubufatanye mu muziki, The Ben na Bruce Melody bakomeje kuba isoko y'impaka hagati y'abafana babo. Ibi byarushijeho gukomera mu bitaramo bya Summer Country Tour byatangiriye i Musanze tariki ya 13 Kamena. Nyuma y'iki gitaramo benshi mu bafana bavuze ko The Ben yigaragaje kurusha Melody. Ibintu byatumye umuhanzi yandika ku mbuga nkoranyambaga amagambo yagize ati umweru wivanguye n'umukara. Mu gitaramo cyabereye Nyagatare tariki ya 20 ho Bruce Melody yari yabanje kuvuga ko ibyabereye i Musanze ari nko kuzimanira umushyitsi amazi, agaragaza ko yizeye guhindura isura y'ibintu. Gusa ibi ntabwo ariko byagenze. Nubwo aba bahanzi bari gukorana muri ibi bitaramo, impaka ku rwego rwabo n'ubushobozi bwabo ku rubyiniro zikomeje kuba nyinshi, ibyatumye izina ryabo rikomeza kuvugwa cyane muri iyi minsi. Buri wese ashaka kwimikwa nk'umwami w'umuziki w'u Rwanda. Ese intambara yabo izarangira gute? Iyi ni inkuru dusorejeho yo ku mwanya wa mbere. Wowe urabibona ute? Izi ni inkuru 10 Rwandalive kugejejeho zagiye zigarukaho mu myidagaduro y'u Rwanda muri aya mezi 6 gusa.